ibyo byitwa ngo pyramid scheme tugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda ni uruhererekane, ubucuruzi bw'uruhererekane bw'amafaranga bw'uburiganya butemewe bugamije gutwara amafaranga y'abantu. Muri ino minsi uko iterambere rigenda ritera imbere, abantu bajijuka, igihugu kigera mu iterambere ritandukanye, hariho n'abandi bantu nabo bazana andi mayeri cyangwa uburyo bwo gushuka abantu kugira ngo batware amafaranga. Muri ino minsi rero hari ubwambuzi bushukana buri kugenda bugaragara bukoresheje uburyo bwinshi. Urugero, hakaza umuntu umwe akumvisha abantu cyangwa akumvisha groupe y'abantu ko afite umushinga watuma umuntu ahinduka umukire mu buryo bwihuse, mu buryo butavunanye. Abantu rero bumva ari igitekerezo cyiza, hanyuma agasaba umuntu wese gutanga amafaranga kugira ngo abe umunyamuryango akavuga ati nafunguye kampani, nimuze mu umunyamuryango. Ariko ku umunyamuryango utanga aya mafaranga runaka, iyo umaze gutanga amafaranga runaka akakubwira ati wibyihererana, ariko aya mafaranga no kuvuga ngo ushyizemo amafaranga uzajya uhabwa inyungu runaka. Uvuga ati ibyo byiza wibyihererana, shaka undi muntu. Ariko kuzanya undi muntu bakaguha komisiyo runaka, pourcentage runaka, bamara kuyaguha ukabona ko ari amafaranga kuko afatika, ubwo yamaze gukina n'amarangamutima yawe. Nawe icyo ukora uragenda ugashaka abandi, uwa undi wabwiye nawe akabwira undi, uwo wabwiye akabwira undi, abantu ugasanga babaye benshi. Ariko ubwo byose ntabwo ibanga we aba afite nka nyiri igitekerezo, abantu baba barimenye. Noneho ubwo buryo twavuze bwa piramide usanga buteye nk'umutemeri nyamigongo mu rurimi rw'ikinyarwanda, mu cyongereza ariyo pyramid. Uko umuntu wazanye igitekerezo kinini yaturutse hejuru, uko ugenda winjizamo abandi bantu ba members cyangwa abanyamuryango bagenda baba benshi hasi, ariko iyo ukurikiye usanga inyungu zihabwa wa muntu wo hejuru. Aba bantu rero bakoresha amagambo areshya abantu nka hinduka miliyoneri, hinduka umukire mu gihe gito, si ngombwa kuvunika, gukira kuko wavunitse, ubukire bwihuse. Ayo magambo rero agenda akora ku marangamutima y'abantu, ugasanga atumye binjira muri ibyo bikorwa. Muri make ubwo bucuruzi nuko butangira bukora. Ingero ni nyinshi n'amayeri bakoresha ni menshi, bagenda bayanahindura uko iyo twatahuye amayeri amwe bakoresha, nabo barahindura bagakoresha andi mayeri. Urugero, umuntu akavuga ati tanga 5,000 uhabwa 40,000 mu minsi 8. Ubu buryo bukoresha amayeri yo gusaba abantu kujya mu kimina. Mu by'ukuri arakubwira ngo mujye mu kimina, ariko icyo agamije ntabwo wajya mu kimina wenyine. Uwo yabibwiye ubwo ushaka abantu kugira ngo mujyane mu kimina. Urumva iyo ushatse rero abantu mujyane mu kimina, ubwo wamaze kubahamagara already, nabo bagatanga bya 5,000. Noneho bakakubwira ati ugomba no kongeraho ibindi 2,000 ngo bya IT, ngo kugira ngo ujye muri system. Ariko mu by'ukuri uwazanye icyo gitekerezo akenshi nk'ubu buryo nta nubwo usanga nk'abaza kurega urabaza ati ninde umuntu wazanye icyo gitekerezo, ugasanga ntamuzi. Amafaranga se muyohereza kwande, ntitumuzi. Ugasanga n'uburyo bwo koherezamo ayo mafaranga ni uburyo bwa mobile money. Abantu ntibigeze bahura mu buryo bugaragara, yamara kwinjizamo abantu, yamara kugwiza amafaranga y'aba bantu, akagera gutya agafunga za telefone, abantu bakabura. Ubundi buryo, hari ubundi buryo mu cyongereza bita ngo multi-level marketing. Ntabwo nabashije kubona ijambo ry'ikinyarwanda, ariko turarisobanura byumvikane. Haza nka company cyangwa iduka runaka ricuruza ibicuruzwa runaka, akakubwira uti kugira ngo ube umunyamuryango ugomba kubanza ukagura 1 kilo cy'ifu bakubwira ngo
ifu inyoye igikoma cyayo gituma bimera gutyo ugira umubiri mwiza ibintu nk'ibyo. Aya mavuta iyo yanyoye, aya majyane iyo yanyoye atuma unanuka. Ugasanga uguze ibyo bintu, ikiro kimwe cy'ifu, litiro imwe y'amavuta cyangwa n'agakarito kamwe k'amajyane, ukabigura ku bihumbi 35 byonyine. Icyo giciro ntikinabaho, ariko akakumvisha ko iyo ubinyoye ushobora kunanuka cyangwa ukagira umubiri mwiza, ukagira ingufu, ibintu nk'ibyo. Noneho cyangwa se kugura amavuta yo guteka litiro 3 ku bihumbi 36 kugira ngo ube umunyamuryango. Urumva ko bo bakoresheje amayeri kugira ngo twebwe iyo dukurikiranye ahubwo ati no tugiyeho ntabwo ari ubucuruzi bw'amafaranga, ahubwo abantu baraza bakagura ibicuruzwa. Gura jus ya litiro imwe ku bihumbi 35, ariko noneho akakubwira ati ibyo bintu hari uburyo bumwe, bigure ubikoresha iwawe cyangwa se ubigurishe, ariko noneho ntiwihererane ibyo byiza, ntiwihererane ibyo banga, ugende ubwire n'abandi bazi. Ubwo utangiye kujya gusensibiliza abantu ngo baze. Uko umuntu aje, wigije umuntu akaguha komisiyo y'ibihumbi 6, kavuga tuzi ko bya bintu birimo business. Icyumvikana nuko abantu bahita batangira kwirukanka ya misozi bashaka abandi bantu. Muri make hariho abantu bari kugura ibintu ku biciro bihanitse, none usabye ko binjizamo abantu, urafataho komisiyo ariko batanga n'amafaranga gusa. Ibyo byo kugura ibintu ntabwo ari cyabagamije, mu by'ukuri si cyabagamije, ahubwo ababikora kugira ngo yihishe, cyangwa nk'agakingirizo, cyangwa se nko kugira ngo ubugenzacyaha butaza gutahura ko ari muri bwa bwambuzi bushukana, ariko mu by'ukuri usanga ari piramide. Hari n'indi wigeze kubona icana kuri internet, aho utanga ibihumbi 100 bakaguha ibihumbi 800, ngo 100k for 800k. Ngira ngo mwarabyumvise. Aba rero bo bafite amayeri yo kuvuga ngo baririmita ku bantu 8, abantu 8 gusa, ariko si 8 gusa nk'uko tubibona, ni 8 gusa mu cyiciro kimwe kigenda kibyara ibindi byiciro. Kugira ngo byumvikane neza, wenda twatanga urugero. Ngira ngo twese tuzi indege buriya igirwa n'umupilote umwe uyiyobora, ariko bo bakabikora, tuvuge indege, umupilote umwe abamwungirije 2, umwe akagira uruhande rw'ibumoso undi buryo, tubirebe mu buryo bwa piramide. Ubwo kapiteni ariwe mudereva w'indege yungirijwe n'abantu 2, b'abantu 2 nabo ku ruhande rumwe hakaba ariho abandi bantu 2 bitwa aba cabin crew, aba bantu badufasha mu ndege. Kuri abantu bungirije hari abandi bantu 2 ku ruhande rumwe no ku rundi. Noneho rero ba bantu abo bita ba cabin crews cyangwa abantu badufasha mu ndege, ubwo ndi gutanga uko babyubatse. Abo nibo basaba ko buri umwe ashaka abantu 2, kuko ni ba cabin crews 4. Iyo ushatse abantu 2, buri umwe agashaka abagenzi, babita ngo abagenzi, cyangwa ngo gift givers, abatanga impano 2. Ubwo babaye abantu 8, bashaka abantu 8, buri umwe agatanga ibihumbi 100. Bya bihumbi 100 bigahita bihabwa wa wundi twita ngo ni kapiteni. Iyo bamaze kubikora gutyo, cya gikundi cyita kisatura. Uwari wungirije kapiteni ubwo agahita azamuka akaba kapiteni. Ku rundi ruhande nawe wari wungirije kapiteni nawe agahita azamuka akaba kapiteni. Ubwo ni habaye ibikundi 2. Babandi banyuma, babandi binjijwe batanze ibihumbi 100, nabo bagasabwa gushaka abandi bantu 1, 2, 2, ibihumbi 800, bakabahayeho hejuru, bikongera bikisatura gutyo, ku buryo ushobora gusanga byuzuye igihugu hose. Ariko urumva iyo ni piramide yuzuye rwose nk'uko bikorwa. Hari izindi ngero aho bakubwira ngo urugero ni nko kwiba A ukishyura B. Ibyo turabisobanura mu rugero na kese zabayeho, aho umuntu yagiye
ajya muri RDB yandikisha kampani ko ari umucuruzi w'inkoko n'ibiryo byazo, maze agenda azishyira hariya. Amaze kugura inkoko nkeya zo gushyira hariya zo kwerekana, atangira noneho kubwira abanyamuryango, gushishikariza abantu ati wowe uzana ibihumbi 100, ati ugura imigabane, shyiramo ibihumbi 100, nzajya nkungukira 23 buri kwezi mu gihe cy'umwaka. Iyo umuntu akoze imibare asanga mu gihe cy'umwaka azabona ibihumbi 276. Ayo si amafaranga meza, akayaguha mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri. Ubwo akabwira noneho ntibirangira, akakubwira ati ibi byiza nawe ntubyihererane, shaka abandi bantu, ukuzanye umuntu nzajya nguhaho 10% y'amafaranga atanze. Ubwo urumva icyo abantu bahita bakora, birukanka imisozi n'indi bashishikariza abantu. Ugasanga ahubwo abantu nibo bagiye mu bintu by'ibyaha byo kubeshya abantu, bizeza bitangaza. Tanga 1 million. Izo ni ingero za kese zifatika dufite. Tanga 1 million ku kwezi nzanguye ibihumbi 169, ku mwaka ni 3,200,000. Kandi noneho usibye ayo mafaranga wowe watanza kungukira ku munsi, haranda guha ya komisiyo yuko wagiye winjiza abantu. Ibi rero abantu ntabwo barabisobanukirwa. Noneho umuntu icyo akora, ubaze mu gihe cy'ukwezi kumwe abantu babaye sensibilize gutyo, habaye ubukangurambaga, mu gihe cy'ukwezi kumwe abayinjije nk'amafaranga ngahe, nubwo wafatira ku bihumbi 100 mu gihe cy'amezi 2. Kandi ubwo wibuke ko mu gihe cy'ukwezi kumwe nta numwe abari yakishyura ya nyungu yavuze, ariko abantu baba binjiyemo benshi. Yagira gutya yabona ko amafaranga amaze kugwira, akagira gutya agafunga iduka rye nako kampani ye akigendera. Ikindi rero noneho aba bantu nta nubwo aya mafaranga bayabika kuri konti zo mu Rwanda, agera kuri konti bayohereje mu mahanga. So ibi bikorwa rero ugasanga ibikorwa bagenda bakora bigenda bigize ibyaha. Baba bafite ibyangombwa byo muri RDB, n'ibyo koko ibyangombwa byo muri RDB, ariko ibyo babandikisha muri RDB bavuga ko baje gukora sibyo bakora, ndetse n'uburyo babikoramo baba baravuze siko babikora. Ugasanga ahubwo ibikorwa bakora ni ibikorwa biba bigize ibyaha. Urumva iyo utangiye kubwira abantu ngo shyiramo amafaranga hano, njyewe nzajya nkungukira amafaranga runaka, amafaranga y'umurengera, hagira igihe gitoya ukabura funze ukagenda, ibyo ngibyo n'ubwambuzi bushukana, kuko uri kwizeza umuntu ikintu utazakora. Naho ubundi kuba bafite ibyangombwa bahabwa na RDB baba barabisabye, ariko noneho bajya gukora ibyo biyemeje ugasanga ntibabikora nk'uko babyandikishije. Aho rero niho haziramo icyaha. Ugasanga mu buryo bwo gushyira mu bikorwa ibyo bandikishije nibwo hazamo ibyaha, nibwo hazamo ya mayeri, bwa buriganya bwo kugira ngo bariganye abantu batanga amafaranga. Hari ubundi buryo ntari nakubwiye bwo guhererekanya n'amafaranga. Hari ubundi buryo abantu nabo baza bashishikariza abandi ngo kujya mu mahanga, kujya mu biruhuko. Hano hanze hari abantu ugenda ugasanga abana b'abasore bari muri za parikingi y'uyu mujyi wa Kigali. Wavamo umuntu akakubwira ati turi gukora ubushakashatsi bw'abantu bajya hanze. Ubwo muri make ni nacyo kintu akubwira, ijambo rya mbere akubwira ngo ari gukora ubushakashatsi ngo kumenya ukuntu abanyarwanda bajya mu biruhuko. Ukajya ngo n'ubushakashatsi, ukamuha nimero, mu mugoroba akaguhamagara ati watsindiye kujya mu mahugurwa muri Espagne cyangwa mu Bufaransa, uzane n'umugore wawe ngo tubabwire, tubaha amahugurwa, mukajyayo. Wamara kujyayo, ariko mu by'ukuri ikiba kigamije ni ukugira ngo wiyemeze, ufate inshingano, wishyura amafaranga runaka uwo munsi, iryo joro cyangwa uwo munsi wagiye ngo muri ayo mahugurwa. Rero
abadafite amakenga bagahita bumva ari ibintu byiza, bayakweretse ibintu byiza ukavuga ati ndishyuye amafaranga, ukayishyura. Ariko mu by'ukuri ushobora kwibaza niba ibyo biruhuko bijyamo koko. Ni nko kwishyira akagozi mu ijosi ngo urashaka ngo kuba umunyamuryango, ugasanga wiyemeje amafaranga, nyuma wagarura ubwenge washaka no kugira ngo aya mafaranga yasubizwe ntayo bagusubize. Ariko aho naho haba harimo uburiganya bw'uko akubwira ngo ntubyihererane, bwira mugenzi wawe, urabona se kujya mu biruhuko atari byiza, abantu mukeneye kujya mujya mu biruhuko, ibintu nk'ibyo. Ariko mu by'ukuri iyo umuhakaniye ukamwema amafaranga ntiyongeye kuguhamagara. Ariko iyo umwemereye ngo ejo nzaguha amafaranga n'ejo bundi, ntabwo inkeke yabo ntuyishyira. Internet ni kimwe mu bintu biri gusakaza ubutumwa ndetse bituma n'abantu binjiramo. Urugero, hari izo mwigeze mwumva ngo za Telex Free, za World Venture, noneho hari n'izindi zaje ngo Forex Trading n'abandi n'izindi bose bakorera kuri internet. Urugero, akakubwira ati wowe registaringa ufungure na account aho tuzatugushyira amafaranga, ukaregistaringa, ariko ukaregistaringa utanze amafaranga afatika amadolari 150, ufite amanyarwanda rwose, ukajya kuri Forex Bureau ukayavunjisha, wangiza ukayishyura, ukayohereza ukoresheje Western Union cyangwa ibindi bigo. Wamara kuyishyura agahita akubwira ati ubu rero wowe wabaye umunyamuryango. Ako kanya yakubwiye ngo ufungure ngo konti yawe, ngo aho amafaranga azajya ajya, ukajya ukabona ati ku munsi wungutse amadolari 2. Ariko se niki? Ni imibare yohereza ngo kuri account yawe amadolari. Nawe rero iyo uvuze ngo ku munsi ngo amadolari 2 cyangwa 5 cyangwa 10, iyo ukubye mu minsi 10 uravuga ati amafaranga yanjye nzaba nayagaruje. Noneho akavuga ati uzana undi, uzanye nabwo akaguhaho komisiyo, ugahita ubibona kuri account yawe yagiyeho. Ariko ayo niyo amafaranga adafatika. Abantu rero aho bajijwa gakeya, aho babamburira, nuko ugumya kureba ko ngo ari kuzamuka ya mafaranga kuri konti yawe, ariko udashobora kuretira. Wavuga ngo ugiye kuretira, uraretira se kuyihe konti? Ni amafaranga wafunguye kuri konti, sina konti wafunguye muri banki. Kuko amafaranga wafunguye muri banki ajyaho koko waba wizeye ko amafaranga ajyaho. Ariko ngo ko wafunguye ngo ka account ngo yawe ya email ngo bakakohereza, amafaranga afatika ntayabarimo. Icyo kintu rero abantu ntibakimenye. None nkuko wavuze internet iradufasha gusakaza. Za WhatsApp urabibona. Muri za WhatsApp aho ujya kubona ukabona message ziraje kuri groupe tubaho, ukabona hajeho message, umuntu nta gutekereza agahita registaringa, ugatanga amafaranga. Gusa buriya mbere yo gutanga amafaranga ubundi umuntu yagombye kujya atekereza kabiri. So usanga rero internet nayo ni kimwe mu bintu biri gufasha gukwirakwiza ubu buryo. Dore ko rero naho ibera nyine internet aho kuko niko imeze, ushobora gushishikarizwa kwinjira muri ibyo bikorwa n'umuntu utari muri iki gihugu. Ariko ugasanga abantu bo muri iki gihugu barabyitabiriye, noneho kandi twebwe bakamwohereza amafaranga, yangiza yamara kugwiza agafunga. Ntabwo wamenya wakurikira nde? Uzi ko abahehe, hari no gushuka ngo ari hano mu gihugu adahari, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubugenzacyaha bugira uburyo bwinshi bumenyamo amakuru. Ariko ndakubwiza ukuri, abo bantu iyo babikora bo ntabwo baba bagihisha. Nta banga ry'abantu babaye babiri, kandi ntibishobora kubibanga, kuko ndakubwira nawe ubwira undi, n'undabwira undi, n'undabwira undi. So mu buryo rero tubonamo amakuru ni uburyo bwinshi. Hariho n'abantu ubu ngubu batangiye kujya banabisobanukirwa mbere yuko yinjira muri ubwo bucuruzi, mbere yuko agira amafaranga atanga, mbere nuko agira n'ikintu akora, akabanza akatubaza ati hari abantu batubwiye ibi n'ibi, ese ibi nibyo? Tukamugira inama y'ibyo akora no kureba ko niba koko babantu ari n'abantu bakora ibintu bizwi byemewe. Ariko akenshi abo dusanga
usanga bakora ibinyuranye n'ibyo bandikishije mu kigo muri RDB. Bakoresha rero amayeri menshi, amagambo akurura, akina n'amarangamutima y'abantu. Urumva muri iki gihe kukugeraho akakubwira ati ubukire, hari business nshobora kukwereka ko wahinduka umukire, abenshi ntibatekereza kabiri. Noneho rero igitangaje, mbere basigaye besikroka cyangwa bariganya n'aba bantu basobanutse bize, kuko aba ni abantu baza bakakumvisha ibintu nubwo waba warize amashuri ameze ate. Iyo utagize amakenga iteka bagutwara amafaranga yawe. Hano muri uyu mujyi barahari benshi. Noneho batagetingaga cyangwa bategetinga abantu bafite amafaranga menshi. Noneho batangiye no kugenda bareba abantu b'ikiciro gito, ndetse bari gutagetinga n'abashomeri, kuko burya umuntu w'umushomeri niwe ushaka kashe nyinshi. Amahugurwa yo kugira ngo uhinduke umukire. Ese ayo mahugurwa asaba ngo umuntu ahinduke umukire, asaba kutanga amafaranga, uwo muntu aransabira icyo ayo mafaranga we yakwihuguye akayabona? Icyo kintu abantu ntibagira, ntibakibuka. Mu buryo rero bw'amategeko, abakora ibikorwa aba bakoze icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gihanwa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Bavuga ati umuntu wihesha umutungo w'undi, imari ye yose cyangwa igice cyayo mu buryo bw'uburiganya, yiyitirira izina ritari ryo, cyangwa umurimo adafite ububasha, cyangwa akizeza icyiza. Hano rero bo bizeza icyiza, bizeza guhinduka umukire mu kanya gato. Ariko se nibyo koko? Noneho rero iyo abihamijwe n'urukiko, ahanishwa ibihano kiri hagati y'imyaka 2 n'itatu, ndetse n'amande cyangwa ihazabu hagati ya miliyoni 3 n'eshanu. Ibyo mu buryo bw'amategeko ibyo ni ibihano bagahanwa n'iriya ngingo. Itegeko rireba buri wese wabigizemo uruhare. Urumva jewe hari uwanshutse cyangwa hari uwambwiye ngo afite business, riramureba, ndetse nanjye kugushishikariza nkwizeza nanjye rirandeba. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese, iyo ubugenzacyaha buri gukorwa dukora iperereza, buri muntu wese uruhare rwe ruragaragazwa, uruhare yagize muri biriya ruragaragazwa. Buriya ubugenzacyaha uko bukora, dushobora gukurikirana icyaha icyo ari cyo cyose turegewe cyangwa se tubyibwirije. Noneho hari abaturegera, ibyo nabyo tukakira ibirego bigakurikiranwa. Hari n'ibyo dukurikirana tubyibwirije, kuko natwe abagenzacyaha n'abanyarwanda ni bamwe muri sosiyete. Uhura n'ibyo bintu, wabibona ukabona ko ari ibyaha, bigakurikiranwa. Gusa ikigaragara muri no minsi, abantu batangiye kujya babigendamo gake, batangiye kujya basobanukirwa, ariko haracyari abandi bakitwarwa amafaranga yabo, aho babonye ko hari kampani zifunzwe, hari n'abantu bakurikiranywe bagacirwa imanza. Abantu batangiye kubigendamo buhoro, ahubwo bari kugenda bimukira kuri internet cyane, kuko umuntu yihisha inyuma ya internet. Niyo mpamvu ubu tuba twahagurukiye ubukangurambaga nk'ubu ngubu, kugira ngo abantu babimenye ko nihageraho umuntu nk'uyu aje akubwira ikintu nk'iki, ujye ubanza ushishoze, ugire amakenga. Ibikorwa rero iyo ubireba, usanga hari ingaruka bigira ku bukungu bw'igihugu. Izo ngaruka wenda navuga ingaruka 3, ni nyinshi ariko ndavuga 3. Iyi piramide, ubu buryo bw'uruhererekane rw'amafaranga bunyunyuza ubwizigame bw'abanyagihugu, ubwizigame bw'abanyarwanda buranyunyuzwa. Noneho amafaranga avuyemo akoherezwa ahandi. Ubundi muzi ko ibigo by'imari bidushishikariza kuzigama amafaranga. Iyo uzigamye amafaranga nibwo ubukungu bw'igihugu bugwira. Amafaranga uko gacuruzwa akaguma mu gihugu, agakora mu gihugu.
ariko bo ubu bwizigame buranyunyuzwa amafaranga agahita yoherezwa mu bindi bihugu. Ikindi ya kabiri, ibi bikorwa bya pyramid cyangwa uruhererekane rw'amafaranga ni ibikorwa bitesha agaciro, ibi bikorwa bitesha agaciro ibikorwa bya banki cyangwa ibigo by'imari, bitesha agaciro bigaragaza ko banki yo ihenda abantu, ahubwo ibi bya piramide ari byo byungukira abantu mu buryo bwihuse. Ugasanga ari abantu ntibitabiriye amabanki ahubwo bitabiriye ibi bya piramide, kandi bitera igihombo kinini cyane. Icya gatatu, nta buryo burambye, ibyo bita sustainability, nta buryo burambye. Igihe icyo ari cyo cyose wa muntu watwaye amafaranga washoyemo amafaranga, cya gikorwa washoyemo amafaranga yawe, igihe icyo ari cyo cyose cyafunga. Iyo gifunze ukurikirana nde? Ariko iyo ushyize amafaranga yawe muri banki nubwo yahomba, hari uburyo abanyamuryango basubizwa amafaranga yabo. Nta banki ishobora kubyuka ngo ihite ifunga ako kanya, ariko uriya muntu agera agafunga account, amafaranga yariho akayamaraho, yangiza mwajya bwacya mu gitondo ugasanga abantu batonze imbere y'iduka ngo bashaka wa muntu. So urumva rero ingaruka ni nini, ingaruka ni nyinshi ku bukungu bw'igihugu ndetse no ku bw'abantu ku buryo bw'umwihariko. Twebwe ubundi tugenza ibyaha iyo tumaze kubona ibimenyetso bihama umuntu, atabwa muri yombi, agafungwa, dosiye igakorwa, ikoherezwa mu bushinjacyaha. Ubushinjacyaha nabwo bukayiregera urukiko. Urukiko nirwo rwemeza ko wa muntu afungwa, ndetse bagashyiraho n'igihe giteganywa n'itegeko umuntu afungwa agahanwa. Kuba mutarabimenye ubwo mwakurikirana neza, kuko si nabo gusa, hari n'abandi bagejejwe imbere y'inkiko. Muzakurikirane rwose, kuko burya n'abanyarwanda baba bakeneye no gutangarizwa icyavuye muri bya bikorwa ubugenzacyaha buba bwakoze. Dosiye zose twakiriye ndetse natwe izo twagenjeje izoherezwa mu bushinjacyaha, ubushinjacyaha nabo bukaziregera muri kode. Niba hari n'uwumvise n'ubu butumwa nako n'iki kiganiro akaba yumva hari uburyo yaba yararenganyijwemo, atwegere, atanga ikirego, abo bantu bakurikirana. Ndetse niba hari n'abandi bantu nabo bashobora kuba bari muri ibi bikorwa, twabagira inama y'uko babihagarika. So turasaba rero abanyarwanda kugira amakenga, gushishoza igihe cyose bashaka gushora amafaranga yabo. Ngira ngo hari ibigo bizwi abantu bashoramo amafaranga kandi byizewe hano mu gihugu, ushobora gushoramo amafaranga yawe akagaruka mu buryo bwiza nta nkeke. Murakoze cyane.